yari umugore mwiza, umugore uri beauty, yari umugore urenze. Witegereze neza, uyu mudamu yari kumwe n'umugabo we, ndetse uyu mugabo yarameze nk'umuntu gusinzira cyane ufite ibitotsi. Ndetse umudamu ati baby please I love you baby, I love you so much, ndagukunda cyane baby, now ndashaka kugira ngo twishime baby please, I need happy, nkeneye ibyishimo, ndakwinginze. Ni amagambo y'umugore. Umugore ashaka umugabo we, ashaka ko bishima. Ndebere nuko yaje, mbega keya ni nziza mana yanjye, nuko yaje. Ese wowe n'umukunzi wawe byifashe bite? Okay, byiza cyane rwose niba mumeranye neza. Umugabo wasinziye utazi ikijya mbere, umugore yaraje ati my husband, how please ndakwinginze. Ntebere atangira mukoraho ati I love you, ndagukunda birenze kubitekereza, ndagukunda mbese reka nkubwire baby, ngukunda birenze kubizi. Yari imitoma myiza, nk'umuntu nyine ushaka umugabo we, cyagiye nyine ushaka umugabo ukumva nyine byakurenze. Umugore araza amukoraho, yumva rwose ni byiza ati baby reka mbanze mfungure rwose ibipesi by'ishati yawe, gusa sorry uze kunyihanganira, ibi byose ni ukubera love, because of love, ni ukubera urukundo, nta yindi mpamvu yatuma nkora ibi byose, ni ukubera urukundo baby, wampinduriye ubuzima, wampinduriye ubuzima. My life ni ikintu gikomeye cyane, ubuzima bwanjye ni ikintu gikomeye cyane kuri wowe baby. Mbabarira ndakunyuze aka kanya, ndagukeneye kugira ngo twongere twishime nka mbere, bya byishimo twajyaga tugira ubwo twabanaga baby bwa mbere. I need you now, ndabikeneye aka kanya baby please. Ndebere barakwereka, umugore atangira kugira gutya, atangira gukora ku mugabo mana yanjye. Ndetse umugabo ati baby stop, garukira aho ngaho, ibyo wakoze birahagije. Umugore ati how, why, kubera iki, banza umbwire. Because I'm tired, ndananiwe cyane, ntabwo byakunda, ndikumva ndushye cyane mana yanjye, my head stress zuzuyemo birarenze. Mbabarira rwose, reka mbe niryamiye, reka mbe niruhukiye. Umugabo nuko yahise abwira umugore we ati ndetse mbanze nduhuke, ndumva nameze neza, ndumva mfite stress mu mutwe wanjye, ndikumva ntatereye, ndikumva ntatuje. Umugore yararakaye ati my husband why koze ibi ngibi, why wambabaza gutya ugatuma mbabara bingana gutya, kubera iki wakora ibintu nk'ibi ngibi? Gusa umugore ubwo yibazaga ibyo byose, hari umukozi w'umukobwa bari bafite ahangaha. Umukozi yababajwe no kubona nyirabuja ababaye bigeze hariya, byaramubabaje, abura ukuntu abigenze, ndetse umukozi yabuze ikintu akora. Umudamu yarumiwe, aremera aragenda, aravuga ati reka nta kundi, reka ngende. Gusa my husband urampemukiye. Umugore yaje hano, bigaragara wagira ngo yaraje hano muri salo. Wa mukozi arimo amwitegereza ukuntu uyu mugore yarakaye. Ndebere yari yarakaye, nta mivugano ngo ubundi umugore utigeze ubona biriya bintu, cyangwa se ngo utabikorerwa neza ngaba afite n'agashiya, niko njya numva. Niba ari ukuri ntabwo mbizi. Avuga ati reka mbe nicariye ahangaha, gusa umugabo wanjye arambabaje. Byose biri kumbaho, ko nari nzi ngo ngiye mu rugo bigiye kugenda neza, ko bahuraga bambwira ngo mu rugo ni ijuru. Iri ni ryo juru nari nkurikiye. Umukozi urangaye babajwe no kubona nyirabuja ameze nabi cyane, byaramubabaje. Ako kanya isahaguruka, baba bari muri salo bombi. Uyu mugore yaje asanga umukozi
we hano muri salo ari gukora akazi nk'ibisanzwe. Mudamu ari kwiyumvira ibitekerezo byinshi mu mutwe we, ari gushaka icyo yakora ndetse n'icyo yareka ntacyo afite. Mana yanjye, umukozi arazicara impande ya nyirabuja. Ndebere barakwereka nyirabuja uri aha ngaha ntabwo ameze neza. Umukozi ndebere atangira abaza bosi we, nawe ni bosi areka na ba mabuja nabo baba ari ba bosi. Bosi, how are you Mr. Please I love you, ndagukunda ndetse sinifuza kubona ubabaye bigeze aha ngaha, kuko nshaka kubona wishimye uri guseka umeze neza. Ibyo nibyo nabasha bazi kubona bikubereye mu maso yawe. Ndagusaba imbabazi nkubaza nti kubera iki wakora ibi ngibi? Wabiretse ukareka kugaragaza umubabaro mu maso yawe. Mabuja kubabara ntabwo biba bikubereye, nubwo rwose waba wababaye bigeze hano. Ndabizi yuko umugabo wawe yaguhemukiye, ariko tuza kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Ako kanya ati I kiss you, ndakugira gute, ndagusoma yemwe. Ako kanya umugore nuko byagenze, atangira ajyana iminwa nuko byabaye. Ndebere umugore yarabyumvise ndetse yumva mu mubiri we hari impinduka zidasanzwe. Ndebere bitewe n'ukuntu uyu mutinganyi nyine yaragize gutya baramusomye. Ati ibintu kubera urukundo nta kindi kintu cyane. Nabonye ubabaye, mbona umeze nabi, nakwitegereje mbona muri wowe sinzi ukuntu umeze. Ibi nibyo byanteye kuvuga ngo basi reka ndebe yuko naza nkagucuruza mabuja. Nta mutima mubi, ibi byose ni urukundo ngukunda, ariko ushatse n'ubundi wanakoramo aka gakanzu nkakwereka ibirenze ibi. Oh my God, ibirenze ibi. Umugore ari kubyumva ndetse ako kanya uyu mugore ati no wapi, umugabo wanjye sibwo namuburanye iki ngo nuko uyu munsi atabikoze. Ubwo koko navuga ngo ngiye kuba ndi mu butinganyi. Umugore yanga ko byumva neza, abitekerezaho ndetse umukozi aravuga ati mabuja bosi, bureka mbwire, iyo nitegereje bosi wanjye mbona atakwitaho ariko waza. Ariko umugore arangije ati no wapi, guma aho ngaho waruntuwe, reka nigendere. Arangije nigendera. Uyu mukozi yarababaye cyane, ati nzi ngo mabuja ngiye kumufatiranya n'ibibazo afite di, nanjye nikemurira ibibazo byanjye maranye igihe. Nahise nkotoza aragenda sha ko mabuja rusibi aho ruzanyura. Ndebere umukozi uranga yikundiye imbundi ya bosi we. Mana yanjye, abantu bakunda abakobwa ari abakobwa kuko mana yanjye bikagira nabo bavuga ngo tugahonde. Muteye mute? Umugore yagiye abitekerezaho, agarutse mu cyumba cye abona yuko umugabo yanasinziye. Yiseho n'umugabo yasinziye, umugabo ameze nkaho nta kintu yitayeho, umugabo yibagiwe inshingano ze. Muri aka kanya reka mpite mboneraho gusuhuza abagabo mwese mwibagiwe inshingano zanyu. Ari gutekereza ko utarongoye umugore wawe abandi nibamurongora ntuzababara. Utekereza ko adafite umubiri se sha? Banze umbwire, izi filime mba nabazaniye nizo kubigisha nkamwe mufite ngo kugira ngo muve mu byo murimo, mwite ku bagore banyu. Abagore mugandukira abagabo banyu, mwese mwuzuzanye bitwagize sha. Sibwo isi zakiri iba nziza, ugasanga umugore ari kujya gushaka ibyo yabuze ku mugabo, cyangwa umugabo ari kujya gushaka ibyo yabuze ku mugore we, kandi mubifite sha. Mutekereze kabiri. Reka mbabwize ukuri, gukena ni mu mutwe. Gukena kwa mbere bihera mu bitekerezo. Umugore yabitekerejeho, atekereza kuri byinshi, yatekereje ku bintu byose uriya mukozi yarashaka kumukorera. Yatekereje ukuntu yaramubwiye ati tugire tubisoze. Yumva rwose atakora iryo kosa ryo kuba yagira gute, yahemukira umugabo we. Ariko nta kundi byari kugenda gute. Umugabo arangije atebwira umugore we ati okay baby, ndagiye, gusa uze kwita ku byo mu rugo, ntabwo ndaba ndahangaha, hari ahantu ngiye. Gusa reka nkubwire nyine ngiye mu kazi nk'ibisanzwe.
umugabo yahise agenda. Gusa akigenda uwo mukobwa ubakorera yari ari kureba byose, abona yuko uyu mugabo agiye asize n'umugore wanga, ndetse umugore ntabwo yari yishimye habe na gato. Erebwa mw'abantu mwe, niba umugore avuye iwabo asanze umugabo iwabo yararyaga ntacyo yarabuze, ndetse ku amafaranga yarayabonaga, ariko aremeye aje mu rugo rwawe uje kumushyiraho amategeko kandi wabo ntiyategekwaga, ariko nurangiza sha ibyamuzanye bimwime. Reka mbabwize ukuri mw'abagabo mwisubireho, niba mukora ibi bintu kabone nubwo waba wagiye gusambana hanze, gira mu rugo iwawe wuzuza inshingano. Si byose nibwo uzitwa umugabo mu rugo rwawe, naho ubundi mu gihe umugore akureba akabona nkaho ntacyo umumariye kuko nyine ntacyo ukora, icyo gihe urugo rurasenyutse. nta nubwo rumaze kangahe, kabiri konyine. Ntabwo byaguhira rero inshuti yanjye, hinduka ube neza, nibyo biruta byose. sibyo umukobwa agira gutya nuko yamanutse. umukobwa yaje gutya, mbega aje kureba nde sasa. Yaraje hano aza mu cyumba cya bosi we na nyirabuja. Yasanze nyirabuja yasinziye, asanga yasinziye. Nyirabuja yagize agahenge, nimba twavuga ngo yagize amahirwe abona ibitotsi mu bintu bitari bimworoheye habe na gato, aba arasinziye. Ariko se gusinzira mugize ngo byari bimworoheye? Wapi, kwa kone nyine ibibazo bigenda bikagusinziriza atari ukumeze neza, nyine biba byagucanze ugashaka ukuntu bigenza bikagucanga. Ubwo umukobwa yagize gutya, araza hano mu cyumba aza kureba nyirabuja, asanga nyine nyirabuja yasinziriye. Yaragize gutya nyine abona ibitotsi. Erega iyo wabuze biriya bintu kandi bikenewe mu buzima, wumva pe wiyanze, ukumva nta nubwo uri umuntu. Uyu mudamu yaratekerezaga akavuga atari ku bundi kubera iki umugabo wanjye yagira gutya akanyanga, aho singenda hari ukuntu ntakimuryohereza ibintu ra. Ubwo kwifata akanyanga, ubwo ntabwo impamvu ari njye zaturutseho. Umugore atangira kubaza ati mbese nakoze iki ku buryo umugabo wanjye agera nubwo hari igihe kigera akanzinukwa. Ndebere ubundi kwima umugore wawe ni ukumusteresa mu mutwe we, kuko ni byinshi atekereza. Aratangira kuvuga ati ntabwo kiryoshye nka mbere nk'uko wamuzanye, ariko gerageza ukunda umugore wawe. Umukozi uri ahangaha yaje gutya ati mabuja nubwo uryamye ariko ndagukunda. Undebere ati rwose nubwo uryamye gusa uri mwiza, warebye wafu uri mwiza rwose mana yanjye. Araza mukoraho ati urarenze, ndetse uri umugore wo kwigirira icyizere, kumva ko urenze n'abandi bose, ndetse kumva yuko nyine uri kuri rwa rwego urwo kubona wateteshwa ugatoneshwa nk'abandi bose. Please, umukobwa uri ahangaha afite uburyo ki akuganiriza akagutera imitoma ntuzigere unarabukwa. Undi hari abana baba bazi gutegura. Mana yanjye, katuze kureba umukobwa uri hano yagize gutya, abonye nyirabuja atabyutse, atari ubundi ndi mu bikirika nigendere. Arangije arahaguruka, ataragenda nyirabuja agize gutya ahita abyuka amufata ukuboko ati garuka, ntabwo ndemera kugenda, garuka. Umugore yarahindukiye. Ndebere umukobwa yahindukiye yitegereza umugore mu gahinda kenshi, kumbe nta nubwo aba yasinziye. Wapi, aba yagerageje kwisinziriza basi ngo yumve yuko hari ukuntu yaruhuka bikanga. Ubwo nyine n'uburyo uyu mukobwa aba yaje ahangaha byose aba ari kubyumva. Ndetse uyu mukobwa ati mabuja waba se wabyemeye, wahindutse basi tube twagira ukuntu tubigenza. Nyirabuja aramwitegereza mu maso ati ntabwo nabyanga. Basi mbonye yuko ubwo umugabo wanjye atanyitagaho, yandebaga nk'ikimbwa ihaze, basi nongeye kubona urundi rukundo rw'umuntu uri kundeba neza. Ndakwinginze ngaho ukora ibyawe kandi ubikore neza. Nuko umugore yabigenje,
arangije amanura imishumi y'ikanzu ye, ahita abwira uyu mukobwa umukorera ati ngaho gira icyo ukora nta kibazo, mbega katuze kureba sasa biraza kugenda gute. Oh my god, umukobwa yarabibonye, umukobwa arabibona biramurenga, yitegereje ati nukuri rwose pe, umugabo wawe yaraguhemukiye kuko uri umugore mwiza wo kuba yashimishwa n'umugabo we nta kibazo na kimwe, ariko rwose ibintu yagukoreye ntabwo ari ibintu byiza. Ndetse ako kanya uyu mukobwa yagize gutya amanuka Kizimbabwe, ubwo agiye gutanga ikiyemwe, agiye gutanga biso. Byatangiye gutyo, umugore yumvishe ituze mu mutima we, yumvise ameze neza, yumva noneho agize ibihe byiza. Ngo burya koko ngo n'abatinganye bajya bumva bameze neza baryohewe, gusa ibyo ngibyo ntabwo njye mbihagazeho. Gusa undebere rwose kubwo mwaku wa mugabo hari igihe yari yibagiwe, yaratashye, ahubwo yaragarutse nta nubwo yaratashye aza mu rugo. Ariko ageze ahangaha mu rugo iwe yakubiswe n'inkuba itagira amazi imwe mbi. Yitegereje neza, yagiye kubonabona umugore we arimo aratingana n'umukozi we. Byari ikosa ndetse byari amahano ibintu uyu mugore yarakoze, kuko uyu mugabo akibibona, umugabo yabuze ukuntu abigenza, byaramucanze ati nukuri uyu mugore wanjye arambabaje. Ubuse kubera iki umugore wanjye yageraho ansuzuguza bigeze ahangaha? Ubuse tuvuga yuko ntacyo nshoboye, kwifata akagenda akajya ku mukozi, noneho akarusho ubutinganyi? No, ntabwo bishoboka. Umugabo yarababaye, yaritegereje nanone abona n'ubundi bahise bava hariya mu buriri baza hano ku ntebe, abona ko bishimye bameze neza, ndetse umugore ashimira umukozi we ati nukuri wakoze cyane. Ibi byose umugabo ari kubyumva. Umugore yashimiraga umukozi ati wakoze rwose, burize ukuntu wankoreye ibintu byiza ntazigera nibagirwa. Umukozi ati okay, nanjye ndishimye, erega biriya byose nabikoraga meze nk'uri kwikorera, erega nanjye hari hashize igihe naheruka ikintu cyitwa biriya bintu biryoshye kuriya. Ndetse batangiye guhana isezerano ati igihe cyose uzankenera ntabwo uzigera umbura, ndetse sinzigera nguhemukira n'umunsi wa rimwe. Aya ni amagambo bavuze umugabo areba n'amaso ye. Bwarije umugabo n'umugore bajya kuryama, gusa umugore yararyamye agakomeza gutekereza wa mukobwa, kugeza n'ubwo umugore ahita akanguka, agahita abyuka akajya kureba wa mukozi kugira ngo batangire bishime bamere neza. Umugore yarabyutse asiga umugabo mu buriri aryamye. Umugabo yasigaye hariya atumva atabona. Sasa nuko byagenze, umugore arangije yihagurukira gahoro, asize umugabo we mu buriri aryamye. Umugore arangije arigendera ati reka ngende mugabo wanjye, reka wanze kuzuza inshingano zawe. Umugabo umeze nk'uwasinziriye, kumbe nawe nta bitotsi aba afite kuko aba ari gucunga umugore we, bitewe n'ukuntu ari kubona umugore watangiye kugenda ahinduka. Umugore yaragiye arafungura urugi arigendera, agiye kureba wa mukozi umukoraho rikaka, wa wundi umwitaho umumenyera keya. Nuko umugore yagiye aragenda, umugabo yarari kubireba abona ko umugore wagiye. Mana yanjye, umugabo yarababaye ati koko kubiki ubundi buze kuba nakora iki? Ko umugore wanjye akomeje kugenda ananira, ko umugore wanjye akomeje kugenda ankora ibintu bitari byiza. Umugabo arahaguruka ati reka ngende njye kureba ibintu umugore wanjye agiyemo. Kwihangana byaramunaniye umugabo, arangije araza, yaje kureba mu cyumba cy'umukozi niho umugore yari yagiye. Umugore yagiye mu cyumba cy'umukozi kuko niho bari. Umugabo araza yitegereza neza, yaraje abona umugore we yasubiye muri za ngeso mbi zitameze neza. We na wa mukozi baba bari mu butinganyi, ndebera ibintu bari barimo, ibintu biteye isoni. Abantu bahuje igitsina, nawe ndebere rwose yari amahano. Umugabo yarabirebye abura icyo akora, ndetse umugabo yabuze ikintu arenzaho.
biramucanga, mbese yabuze ahantu akwirwa, yumvishe isi imwikaragiyeho, arababara ati koko Mana, kubera iki umugore wanjye yakora ibintu nk'ibi ngibi? Ubu nakoze iki? Agahinda karamweguye karamwegeka umugabo buri ukuntu abigenza, arangije ashyiraho urugi arongera arafunga, kuko ibyo yari abonye yabonye ibirenze ubwenge bwe. Yarababaye, arababara, nta kundi yari kubigenza. Ati nizere ko ibyo ndi kubona atari byo. Hari igihe umuntu agwa agira depression kugeza n'ubwo yiyahura. Uyu mugabo mu bigaragara abonye ukuntu yakiyahura nta n'ubwo yararaho, yabuze ukuntu abigenza. Nshuti bavandimwe bakunzi banjye, muzi ko mbakunda cyane. Niba uzi ko uri umugabo cyangwa se uzi ko uri umugore, ubahiriza inshingano zawe 100% ndetse unarenze. Umenye ko umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ntabwo uri mushiki we cyangwa se uri musaza we. Ugomba kubahiriza inshingano zatumye mubana, ntuzamere nk'uyu mugabo. Ndabakunda cyane, nizere ko mugiye gukosora byinshi. Imana ibarinde ndetse Imana ikomeze kubaha umugisha mu byo mukora byose.